ni kenshi cyane umuntu wese aba yumva ko nimba yagize inzozi runaka ku kintu runaka se cyangwa ku kintu cyaba cyerekeye ubuzima bwe agomba kuba yakegera nk'umuntu we usanzwe cyangwa se undi muntu w'inshuti akaba yazimubwira se cyangwa akaba yazimuganiriza ariko atazi ko hari inzozi just udakwiye no kuganiriza even mo niyo yaba ari umuntu muturuka mu muryango umwe cyangwa se ababyeyi bawe cyangwa se n'inshuti zawe cyangwa se babandi wita abavandimwe bawe ba hafi. Nyaboneka hari inzozi uba ukwiye kugumisha mu mutwe wawe mu mutima wawe ndetse izi nzozi ukaba wazivuga mu gihe nyine just ubona ko ari inzozi nzima cyangwa se yari nk'ibintu wenda runaka wagezeho kuko wenda ushaka kuba urota ibintu nyine we nubasha gusobanukirwa ibyo ari byo ariko buriya baravuga ngo ubwonko bw'umuntu budipendinga ku bintu ahora abona buri munsi cyangwa se ku bintu ahora atekereza. Ntabwo inzozi ziza zifankuza ngo zije mu bitekerezo byawe ngo umve ngo zikugwemo. Buriya nuzagira inzozi tugiye kurebana aka kana nonaha uzirinde ko wagira umuntu n'umwe wazibwira guys, n'umwe wazibwira naba bandi bavuga ngo bazi gusobanura. Nta muntu upfa kumenya gusobanura inzozi guys. Inzozi aba ari inzozi, niyo mpamvu bazise inzozi cyangwa se indoto. Buriya reka tudatinze tujye mu magambo menshi cyangwa se tujye kwiranda mu magambo. Buriya inzozi ya mbere udakwiye kuba wasangiza umuntu n'umwe se cyangwa ngo ube wavuga ngo ngiye kuba nayibwira umuntu even mo no yaba ari mu muryango wese cyangwa bashikiwe cyangwa inshuti zawe. Inzozi zikwereka ko aho ushaka kugera mu buzima bwawe bw'ahazaza cyangwa se aho wumva nyine ubuzima bwawe ushaka ko buzagera, just vision yawe nyine wowe ukabigira mu nzozi zawe ukumva ko nyine just niho wumva ushaka kuzagera nyine ukahita ubibwira umuntu. Uri abantu benshi umuntu ashaka kubona uko ukora uko witwara agatavuga ngo uyu muntu nakomeza muri lisanse azavamo uyu muntu, azava umushoramari, azavamo umucuruzi se cyangwa azavamo umuntu nyine w'umuprotisiye ibintu runaka kuko ababona nyine ukuntu witwara n'ukuntu ukora. Rero ari inzozi ushobora kugira nawe bitewe n'ubuzima bwawe aho wumva uzagira mu buzima ugasanga ziri related nk'uko ibyo bintu abantu baba bakubona kandi buriya burya abantu baba bishimiye ibyo bakubonamo. Rero izi nzozi nuzigira izi nizo za nzozi za ndoto cyangwa se ziba zihuriye ku bintu byakure bitari naho bihure naho ngaho uri kubarizwa ariko ari ibintu nyine mu buzima bwawe uhora wifuza kuzageraho. Ndetse n'abantu wenda nimba usa nk'ubikorera abantu bakabikora mwenda cyane cyane nka wa mugabo bumva azaba nk'umushoramari, umugabo ukomeye se cyangwa wa mugabo wumva azafasha nk'igihugu mu buryo bukomeye. Rero impamvu izi nzozi udakwiye kuzivuga cyangwa se udakwiye kugira umuntu n'umwe uzisangiza, abantu benshi bashobora kukwereka ko bidashoboka bitewe n'ahantu aho ngaho uri nyine muri ako kanya cyangwa se ahantu uri kubarizwa, ndetse bakaba baguseka cyangwa se bakaba baguca intege bitewe n'ukuntu abantu nyine baba bumva ko nyine ibintu umuntu atarageraho bitewe n'ukuntu agaragara cyangwa bitewe n'ukuntu yitwara bidashoboka. Buriya gira intego mu mutima wawe ariko nube imbata y'imvugo yawe cyangwa se kwa kundi umuntu aba asa nk'ukontororwa n'umunwa cyangwa kumva ko nimba yagize ikintu nyine cy'igitangaza kimubayeho cyangwa yarose ngo agiye kubwira abandi abantu benshi bagucicije nabaza even mo n'umuryango wawe ntago abantu bese bazumva ngo nimba bakubwira ikintu bazaguha reaction nziza se cyangwa bazakwitura nyine bakubwire ngo komereza aho ngo mwana bashaka gukomereza ibiki. Hari ibintu ushobora kurota wanabwira n'iwanyu bagatabwa kabisa nk'ibi bintu nyine bagatabona ko ari ibintu nyine kabisa by'inzozi. Kandi buri ikintu cyose umuntu yakoreye kabisa kigeraho niyo myizerere yanjye ngiye mba numva ko wakoze guys, wakoze ndetse ukanizera Imana nyine ukizerera mu Mana kuko nyine Imana ubundi irespectinga imbaraga z'abantu. N'umugisha uva nyine baravuga ngo n'umuduva mwita ko buriya umugisha nyine uva mu byo wakoze, ntabwo uzumva ngo wicaye ngo umugisha urizanye. Buriya igihe ushyize inzozi hawe hanze cyangwa se indoto zawe hano ibitekerezo byawe se cyangwa ubwonko bwawe bwamwamaze kwakira nkaho nyine izo nzozi wabashije kuzigera kuko n'ubundi ziba zikitwa inzozi kuko nta muntu nyine uba uzizi cyangwa se nta muntu uba ubizi. Buriya akenshi na kenshi ubwonko wamaze kubwactiva ngo nyine ngo ibi bintu ngo nabishyize hanze ngo abantu bashaka kuba babiziho babinyekaho just ikintu cyagiye uzanabura motivation runaka kuko buriya abantu benshi baba bashaka kugera ku byiza se cyangwa kuba bakora cyane ngo bemeze abantu muri societe cyangwa se bagire just background nyine igaragara muri societe. Nta muntu ujya ukorera ngo we yiyemeze ku giti cye n'ibyo byiza uba wifuza kugeraho mu buzima bwawe bwa buri munsi uvuga ngo ngiye nzagera kuri ibi nzakora ngo ngere kuri ibi. Ntabwo ari kuvuga ngo wiyemeze ku giti cye cyangwa ngo wemeze ibiki. Ushaka kwemeza wenda bo muvukana bakubonemo nyine kuri umuntu ukomeye mu muryango wawe, ababyeyi ba nyine bavuga ngo kabisa twabye neza your family abo mwakuranye ibintu nk'ibyo. No mpamvu rero iyo wamaze kubwira abantu ku bijyanye n'inzozi zawe just ubwonko bita butekinga as inzozi ushobora kuba wazisoje kuko ubwonko ni ikintu cya mbere gisa nkaho cyikoresha ariko nanone gikoreshwa n'umuntu. Ubwonko ari ibintu butabukontorora nyine. Buriya ntabwo wavuga ngo wamaze kuvuga inzozi zawe motivation wari ufite utarazivuga ngo ibigaragara nyine nkaho ukifite ako kanya ko nyine umuntu nyine uzajya umuntu abigukeka ariko wenda iyo ukiri kubitekereza wowe uvuga mu mutima wanjye ngo narose iki kintu ko nzakigeraho cyangwa se ufite izi nzozi nyine ukanapusha uvuga ngo reka noneho ngo abantu bazabimboneho gutya. Ariko iyo wamaze kubivuga rimwe na rimwe bakanaguca n'intege nyine just motivation yitubura ugasanga nyine ntabwo ukiri kwifuza kuzigira nk'uko wazigeraga. Nabwe ngo hano kuri KAJANA entertainment
jya ubanza urebe ko wakoze subscribe guys, ndetse ukandi like kuri iyi video nimba bikunze nyine, nimba wakunze ikiganiro nk'icyo jya uhita ukanda like kugira ngo tugendane neza kandi bibe iby'agaciro. Ikintu cya kabiri cyangwa se inzozi za kare udakwiye kurata cyangwa se kwivuga igihe nyine uri mu bantu cyangwa se kwa kundi urumva ngo warose ikintu usanga watekereje ikintu ukumva ngo ugiye kugisangiza ngo inshuti zawe, ababyeyi bawe cyangwa se ngo abantu bawe, uba ugomba kugumana mu mutima ndetse no mu bitekerezo. Buriya inzozi zijyanye n'urukundo rwawe rw'ahazaza guys, buriya abasore cyangwa se abakobwa ndetse buri muntu wese aba yifuza nyine umuntu mwiza cyangwa se aba yifuza kuzagira umugore umeze gutyo runaka. Nubwo uba wifuza umugore mwiza ariko ntabwo umugore uba wifuza ari uwo runaka yifuza, ari uwo ngo yifuza. Buriya niba urota kuzagira umugore mwiza cyangwa se mukazaba mubanye neza, mufite urugo rutuje ndetse mwubakiye ku bintu byiza, wiyubaka cyangwa se uri wa muntu ugira ishyaka, umunezero cyangwa se uzi gutanga ibyishimo, ahangaha nyine ntabwo uba ukwiye kubivuga cyangwa se nimba ubifite mu byifuzo ntabwo uba ukwiye kubivuga. Ushobora gusanga nyine buriya n'impamvu udakwiye kubibwira ababyeyi bawe, ntabwo buriya ababyeyi bose batekereza kimwe kameme. Hari umubyeyi uba ushobora gutekereza ngo ibyo ntagezeho cyangwa se ibyo nifuzaga kugeraho reka umwana wanjye abe uzabingereraho cyangwa se umwana wanjye azakomerezeho. Ntabwo bashiki bake cyangwa abasaza cyangwa se bakuru bawe nabo direct bazavuga ngo ibintu ngo uri kwifuza nk'ibyo, noneho cyane cyane ko bijyanye n'urukundo rw'ahazaza baba bumva nyine ari ibintu bya scam, nyine ari imyiyongozo yawe cyangwa se ari ibindi bintu uri gutekereza. Niyo mpamvu ibintu nk'ibi ukwiye kubigumisha mu mutima wawe, n'uvuge ngo ngiye kubisangiza, ngo mbibwire umuryango wanjye, mbibwire inshuti zanjye cyangwa se mbibwire abandi bantu. Buri ikintu kiruta byose ni ukwiyubaka ku giti cyawe, mbere ko wavuganye n'ibyo warose cyangwa se mbere ko wavuganye n'ibintu wifuza. Menya ko wowe ikintu watekereje kandi niba kijyanye n'amarangamutima, uvuga ngo ngiye iki kintu nzakigeraho kama mbaya, nzakora uko nshoboye cyose ngigereho. Ntabwo igisubizo cy'icyo kintu kugira ngo ukigereho ari uguhita ukivuga utarakigeraho, ahubwo igisubizo ni ugutuza ugatekereza nyine ikintu cyose cyatuma ugera kuri icyo kintu, ugafokasinga ukavuga ngo nkeneye ibi ngibi, ndareka ibi ngibi, nyine ndava muri ubu buzima kugira ngo wenda icyo nifuza nzakigereho. Nta muntu ugera ku kintu atagize icyo atakaza guys, narabibabwiye. Ikintu cyose kuri isi kiba gisaba igitambo. Ushobora kuba utatamba nyine nk'ibi bitambo nyine turumva ngo nyine nk'umuntu yagiye gutamba kugira ngo abone wenda ubutunzi cyangwa iki, ariko no mu buzima busanzwe hari ibitambo nyine by'ikintu. Ushobora kuba ukunda ambiance kabisa, ukunda kunezerwa, ukunda ibintu byinshi, ariko ukeneye kuzavamo nyine umuntu w'umunyabwenge cyangwa umuntu wize wasobanutse. Aho ngaho uzatamba nyine ibyo ukunze cyangwa se ibyo bintu nyine wumva ko bindi byagushimishishaga, uzasa nk'ubyirengagije kugira ngo uvuge ngo ngiye gufosinga kuri iki kintu nifuza kuzageraho kandi kibe cyazangira umumaro muzima. Rero tutagiye mu magambo benshi cyangwa tugiye kwizirinda mu yandi magambo, reka turebane hamwe izindi nzozi za gatatu ukwiye kwirinda kuba wasangiza abantu, cyane cyane muri sosiyete runaka bo mugenda nabo mwakora. Buriya inzozi z'uko uzatsinda abantu bagusuzuguye, just success over duplicitors, ba bantu nyine muba mwarabanye nyine baguca amazi, ba bantu baba ubona nyine kabisa baba baguca amazi kuri rwa rwego bavuga ngo nta n'ikintu wowe uzavamo, nyine just ukagira inzozi nyine ubona icyo gihe nyine barakubashye, basigaye babona uri umuntu urenze, basigaye babona nyine uri umuntu nyine ukomeye, ufite umuntu wigize kabisa, wavuyemo umugabo muzima. Izo nzozi ni ukwiye no kuzisangiza abiwanyu kabisa, kuko izi nzozi nazo zirakomeye cyane. Ubundi za nzozi zose ziri related ku kintu cyegeranye n'abantu se cyangwa cya kintu umuntu aba yagucaho intege, cya kintu umuntu aba atakuvuga neza ngo agushyigikire, izo nzozi zose uzazigumane mu mutima. Buriya hari igihe umuntu wumva ko azahinduka umuntu ukomeye, maze abantu bose ngo bamushyigikire, kandi ba bantu nyine bamuvugaga nase cyangwa ba muntu bamuciraga bugufi akarota noneho yagize mu buzima, noneho bose bari kumucira bugufi kandi bose bari kumubaha. Noneho birashoboka ko izo nzozi nuza kuzibwira umuntu nuzi just abo baguca amazi cyangwa se abo bose batari kukubaha, ntabwo uzi inzozi ushobora kuba atari nabo zibwiye, ariko buriya abantu icyo turemwanyemo gufuha cyangwa se kugira ishyari, ahubwo nyine ishyari ryiza cyangwa se ishyari n'ibintu abantu biterwa n'ukuntu umuntu afata ibintu. Ntabwo uko ufata ibintu ariko undi runaka bifata, yewe n'abavandimwe baravuga ngo nimanga ku bintu nyine byo kuriyakta ku kintu nyine runaka, nyine just amarangamutima, ntabwo amarangamutima bahuye. Buri wese afite ukuntu afata ikintu cyo mu buzima nuko mugenzi wawe agifata. Niyo mwaba mwaravutse muhuje ibintu byose kajana muba mutandukaniye kuri icyo kintu. Rero ibyo uri kubwira umuntu nuzi ngo we azita ngo ni inzozi cyangwa se bya bintu ngo biri aho runaka, nuzi ukuntu azabyakira, nuzi ukuntu azayifata, ndetse nuzi n'ukuntu azareacta avuge ngo nakora iki. Ikintu cya mbere ashobora kuba ari umuntu utishimiye iterambere ryawe cyangwa umuntu utishimiye ibyiza byawe. Kandi abantu benshi hari igihe bari n'umuntu usobanutse avuga ngo abantu benshi bizerera mu nzozi, kandi ngo nimba uyu muntu arota ibi bintu kamema bagakomparinga n'ibyo usanzwe ukora, usanzwe uhoramo ibice, ahita avuga ngo uyu muntu kabisa ibintu azabigeraho uko mbibona. Rero nimba ari wa muntu ugira ishyari cyane ntunite ngo ni umuvandimwe n'abavandimwe bagira amashyari kameme, cyangwa se n'abo muri sosiyete bose ugasanga urayimusangije nk'umuntu w'umuvandimwe cyangwa se wa muntu w'inshuti yawe magara ibikwegereye,
kuguca intege akaba yatuma utagira kuzuzanya ibintu biba byoroshye. Ni ukugura mu matwi gusa ahora bikwangisha ubwonko buzagira aho bubimenyere noneho buvuge ngo ibi bintu n'ubundi nawe ubwawe usigaye wumva utakibyiyumvamo. Niyo mpamvu rero ntabwo ukwiye gusangiza inzozi nk'izi zawe zo kuba wumva nyine uzaba umuntu ukomeye, noneho babandi wabonaga baguca amazi, za nshuti zawe noneho zose zikaza zikubamira nyine zigucira bugufi, kuko n'uzaba umuyobozi ukomeye ntabwo uzavuga ngo no mu bashuti bwawe muzaba mukiri kuri rwa rwego rumwe mu muryango, nyine nabo bazaba bakugeraho bagucira bugufi kuko nyine wavuyemo umuyobozi ukomeye. Kandi ntawe nutekereza neza, nta muntu muba mwarakuranye se cyangwa wa muntu muba mwarazamukanye mwaba mwarasangiye akabisi n'agahiye naza kubona usigaye nyine warabaye wumva nyine ari we wavuyemo urenze cyangwa se usigaye ukomeye, ntabwo nyine bizamushimisha mu runaka cyangwa se ntabwo azabifata neza. Buriya n'uba ugomba gushishikariza intsinzi yawe nyine just ngo uzishishikarize abantu, kandi ntabwo uba ugomba gushishikariza nyine ko umuntu mu gihe cyo gutsinda ari ukuvuga ngo ugiye wenda nko kwihorera cyangwa se ngo nyine ugenda ukora ikintu kibi. Uriya ushaka gutsinda wowe uriyubaka mu buzima bwawe, ntabwo uvuga ngo gutsinda ni ukuba nahemuka. Ariko abo ngabo uri kubwira cyangwa se abo ngabo nyine uri kuganiza inzozi zawe, ho nuzi uko bafata gutsinda guys, nuzi ko bavuga ngo ngiye kujya nzagere kuri ibi nzakora iki. Rero hari umuntu uvuga ngo ngiye ngo kugira ngo ngere kuri ibi ngomba kureba byose byaba inzitizi mu buzima bwanjye nkaba nabikuramo, kandi ugasanga nawe waza muri abo bari inzitizi. Nubyo bibona no mu Bibiliya se ukuntu biba bimeze no kuva kera niho biba byubakiye gutya. Nubuze icyo mugenzi wawe utekerezaho haba umuvandimwe yaba buri kimwe cyose, no mpamvu hari inzozi uba ukwiye guhisha. Rero tutagiye mu magambo menshi, katurebe ku nzozi za kane nazo zawe mu ukwiye guhisha umuntu uwo ari we wese kuba yakubakira. Buriya inzozi zerekana icyo wifuza cyangwa se icyo nyine wumva ushobora kuzageraho mu buzima bwawe bwite, that is secret desires. Izi nzozi uzitondere guys. Hari umuntu uvuga ngo ngiyewe mu buzima bwanjye nifuza ko nzatunga nyine ibi bintu nyine just mu buzima bwawe bwite. Buriya ari ukuntu uvuga ngo nzatunga umugore mwiza, ntabwo ari ubuzima bwawe bwite. Nzatunga ibiki, ntabwo ari ubuzima bwawe bwite. Ariko uvuga ngo ngiyewe nshaka nko kuzatunga nyine ikintu gikomeye mu buzima bwawe bwite, kurya ari njye nyine bazaba bakitira jewe nyine just kamwe mu ngewe. None aho ngaho ugatangira ukazisangiza nk'umuntu aho ngaho. Buriya bitewe n'ikintu umuntu yifuza, ari capacity cyangwa se hari uburemere bw'ikintu umuntu yifuza, umuntu yayibona agatavuga kabisa uyu muntu n'ukuntu akora nyine azajya. Nawe ari ukuntu uba wifuza ngo ngiye nzagira kuri iki ngiki, nawe ugatuvuga ngo ninkora gutya aribwo nzakigeraho. Rero iyo umuntu yamaze kugusobanukirwa se akamara kukumenya, agatamenya ibyo wifuza, akorana ibintu bikomeye kandi ibintu biremere, kandi bakuziho kuri umuntu wizirika. Just abavandimwe bawe baba bakuzi kamere yawe cyangwa se inshuti zawe muhorana baba bavuga ngo uyu muntu nimba ashaka ikintu akizirikaho paka kibone. None babonye kuri ose inzozi ngo nyine urumva wenda ngo uzubaka nka etage nk'eshanu mu mujyi wa Kigali cyangwa se nyine uzakora ikintu kirenze kiremereye, kandi bazi kuri wa muntu umva ari wa muntu nyine wizirika ku kintu gikomeye paka akigezeho. Aho ngaho batavuga ngo umuntu karabaye azabigeraho, uyu muntu aradukiranye, uyu muntu atubanye ibingibi. Ntabwo bazavuga ngo wenda ngo bazaguhemukira cyangwa bavuga ibiki, bashobora kuba bataguhemukira ariko mu rwego nyine rwo kumva nyine banakugira ishyari, bashobora no kujya bahora baguca intege buri munsi bavuga ngo ibyo bintu nyine ni inzozi kamwe nta kintu byakumara. Nyine ukahita ubona ko nta kintu nyine kiri kugushyiraho nk'itafari mu buzima bwawe bari kukongera, ahubwo ni ukuguca intege. Niyo mpamvu rero hari inzozi uba ukwiye kugumisha mu mutima wawe, uba uvuga ngo ngiye nimba nzifite cyangwa se numva nzazigeraho, cyangwa se numva nyine n'ibintu nawe se nabo bikaza noneho bigora n'ibintu nshaka kuzageraho, ngomba noneho kubyigumana ku giti cyawe. Buri inzozi zerekana ikintu wifuza mu buzima bwawe bwite, cya kintu uba wumva nyine utanabwira n'umugore wawe, wowe uzazigumane mu mutima wawe, ntuzagira undi muntu uzibwira. Buriya ari ikintu uvuga ngo ngiye iki kintu nubwo mfite umufasha, mfite umukunzi, ariko iki kintu kiri ku giti cyanjye, iki kintu ni icyanjye bwite kabisa, iki kintu ni icyanjye, ntabwo mba ngomba kugisangiza undi muntu. Wewe twari kumwe akajya kuva ku kintu cyambere kugeza ku cyanyuma. Menya kuri uw'agaciro guys, cyo ngusaba we no kumenya ko wakoze subscribe hasi. Subscribe ni iby'agaciro, dukanda na like kuri iyi video, ujye no muri comment wisanze se wowe inzozi zawe cyangwa se ibyo warose cyangwa se even mo n'ibyo wifuza kuzagera, reka wenda tubigenderane wowe ubisangiza abagenzi yawe ku rwego rungana te, kugishanisha nyine uvuga ngo 50 y'ibyo narose byose ngenda bibabwira, cyangwa se ubwoko bw'izi nzozi nanjye ndazubaha ntabwo nazibira umuntu. Isanzwe muri comment ugiye icyo uvuga n'iby'agaciro, wowe umenye ko wakoze subscribe, kandi tuze no kubana no mu bindi biganiro by'ubwenge mu kanya gato. Ciao ciao.